twongera kugusuza inshuti ukurikiye Divine Family TV. Nkuko rero twagiye dukomeza kugenda tubasezeranya tunababwira ngo tuzatubagezaho amakuru atandukanye. Uyu munsi twakoze akazi gakomeye cyane kuva mu gitondo, twabaye bize, ariko noneho ubu nkaba nongeye kugaruka ngeze hano ku itorero rya ADEPR UG. Nkuko mubizi rero ku itariki 6 nababwiye yuko tuzabagezaho gahunda ijyanye na Assemblée Générale. Nkuko mwakomeje kugenda mureba abantu bamwe bakatubwira bati intego y'igiterane ntago yagezweho, uyu munsi nibwo iri buze kugerwaho, cyangwa se uyu munsi nibwo iri buze gushyirwa ahagaragara. Ngeze ahangaha masanze abapasitoro benshi cyane, abashumba baturutse mu ma district, ariko mbere yuko tugera ahangaha twe twamaze kumva amakuru yuko harimo bamwe babashije no guheza, babaheza hanze, kuko telefone zaduhamagaye zatubwiye ziti hari abantu batabashije kwemerera ko baba mu meeting. Natwe rero turahangaha byanze bikunze turaza kumenya riri koko ibyangombwa byabonetse cyangwa se ibyangombwa by'itorero ntago biraboneka. Nicyo rero turimo ahangaha, nicyo cyatuzanye uyu munsi ku itariki 15 nkuko bari babitangaje bati rwose tuzakira ahagaragara ibyangombwa. Nicyo cyatuzanye, natwe twagira ngo tumenye niba ibyangombwa koko byabonetse. Yesu ashimwe. Mukama yabanje Imana ishimwe. Uretse gakeya ndikiye kwitaba telefone ndaje navuga Imana ishimwe nyine himbahimbira, ariko nababwiye yuko ntago jewe nzajya mpimbahimba, ahubwo mba naje kuri tele kugira ngo mbonane n'abasaza rwose. Ngira ngo umunsi umuriro wakaga ahangaha cyangwa se bamwe bashwanaga aribwo ibintu byavumbutse, nabwo icyo gihe nahageze masanga abasaza benshi cyane. Ubu rero barimo indani mu rusengero, nanjye naje kubashakira hafi aho ngaho kuri gate cyangwa se ku muryango. Bivuga ngo byanze bikunze turaza guhabwa amakuru afatika, noneho n'abantu aho baherereye mu mpande zitandukanye z'isi cyangwa se mu nkuta enye z'isi baraza kumenya ikigenda mu maso, ibyangombwa byabonetse cyangwa ntago biraboneka. Mwibutsa ko ku itariki 22 z'uku kwezi nyine turimo hazaba ari kuwa kabiri, nibwo URSB yabashije guhamagaza impande zombi. Ntago turamenya icyo babahamagarije. Ejo ku cyumweru rero ahangaha nzanye invitation yabo, ariko banga kwisinya, baravuga bati no, wowe uri iki mu URSB? Ati wowe uri iki mu URSB? Hanyuma ndababwira nti jewe bantumye, ibindi ntago bindeba. Hanyuma banze kuyisinya. Ubwo rero tuzaba tureba ikizavamo nyuma y'ibyo byose. Jewe uyu munsi kimbesheje ahangaha nabashije kuvugana n'umushumba Lwanyamuzira ku cyumweru after meeting. Arambwira ati URSB niyo yampaye ibyangombwa. Nk'abantu rero niba barampaye ibyangombwa, ntago kandi nanone uko babimpaye barakuzi, bongere bacishe muri izo nzira hanyuma banampamagare. Ngize amahirwe rero mbonye wa musaza. Reka byibuze usuhuze nk'abakurikiye Divine Family TV. Nubwo ababwiriti Mukama yebazi nabanda gusaba uburengane. Okay. Yes. Ko rero musaza akabavuga ati ntago nahita mvugira kuri televiziyo ntarahabwa uburenganzira, kubera ko nshobora kuvuga bikaza guhita bimbana ikibazo. Uyu munsi mfite target mfite imezite rero. Target mfite no kuvuga ngo byanze bikunze turaza guhura n'umuvugizi w'itorero, umuvugizi w'itorero ADEPR UG. Uyu munsi araza kuvuga, buriya yajyaga ambwira ati nta kintu mfite cyo kuvuga, ariko kuva uyu munsi byabaye ngombwa ko ibyangombwa biboneka, araza kuvuga. Ndaza gukomeza nkurikirana amakuru, ndamenya n'uwo baheje nawe cyatumye bamuheza, ese yamenye amabanga y'itorero. Ibyo byose ndaza kubikurikirana, turaza kugenda tumenya buri kintu 5 kuri 5.
unkurikiye rero aho uherereye aba diaspora abari mu Rwanda mu gihugu cy'u Burundi abari muri Amerika Asia Australia mu Bwongereza ndetse no muri Canada ndetse n'inshuti zacu zikunda kudukurikirana cyane muba muri Arizona reka mbabwire ngo mwibuke gukora subscribe like and share jewe rero urimo kuvuga cyangwa se uri kuri kamera za Divine Family TV nitwa Gilberto Dadi nkaba ndi umunyamakuru kuva kuri Divine Family TV uyu munsi rero nkuko umunyamakuru wa Divine Family TV yajanga ku itorero turindiriye ko meeting cyangwa se general conference irangira assemblée générale hanyuma twegera abayobozi badutangarize cyane ko bamwe bavuze bati ku cyumweru igiterane intego yacu ntago yagezweho ko twe twizeye yuko hari buze gutangwa ibyangombwa cyangwa se bakatubwira umurongo nyirizina aha rero n'ubushize murabizi ko rero twari duhagaze biba ngombwa ko tutabona umwanya ndetse abantu bamwe bona ko batarimo kwemera kuvugira kuri microphone cyangwa se batemera kuvugira ku itangazamakuru ariko uyu munsi ndizera neza ntashidikanya ko ibintu biri buze kuba okay neza kugenda mbibabwira nababwiye ko jewe nkunda abantu kandi nkunda umunezero niba hari ikintu cyanejeje uyu munsi nuko amagambo ashize ivuga umushumba Geoffrey Lwanyamuzira nkaba mubonye rwose yambaye neza vraiment bien ubundi baravuga ngo icyiza ntuzatinye kukivuga kandi umuntu niba yambaye neza kameme nabyo ntago ugomba kuva aho ngaho utagize gute utabivuze rero nkuko nakomeza kugenda babwira ngo amakuru yoyo ni 5 kuri 5 zagenda nyabatangariza uyu munsi nibwo nageze aha ngaha rero meeting ikaba irashojwe nkaba ngize amahirwe yo kuba ngeze aha ngaha mpasanga umushumba Geoffrey Lwanyamuzira ndetse n'abandi bose bakaba bari aha ngaha rero ku munsi wa none bikaba ari umunsi wo celebration Divine Family celebration umushumba turanezerewe uyu munsi wa none uyu munsi hari amakuru dukeneye kumenya kubera ko abantu bose nabonye bafite umunezero ariko wabanza mukagira icyo mutubwira mushumba uragaruka kato tubarindiriye aha ngaha tumba wanje uyu munsi uragira ikintu ntangariza umunsi wazaniye muri murange rugenyaje zamukuzanira kandi nkeneye amakuru rwose yes yewe rero ndi wa Divine Family TV urabibona ko rwose ndaha ngaha ushize barambwe bati ntago yinjira mu rusengero ariko ntago ari amateraniro rwa rero sa meeting general assembly general cyangwa se general meeting saza umwe nkaba mubajije ntituranezerewe kuba rwose byangombwa byabonetse hano ndeho ndabona undi musaza Yesu ashimwe cyane iyi ni Divine Family TV abasaza bakaba barigishijwe rwose kutavuga ko nanjye nkaba ndahanga nk'umunyamakuru ngomba kubavugisha ndeho ndabona general secretary ndamubona hafi aha ngaha ikigaragara nuko ndibuze kuvugana n'umushumba Geoffrey Lwanyamuzira araza kudutangariza ibirenze ku by'abantu bazi uwo bita Gadi akaba ari umushumba aho ngaho za Kawuku Kabanda nawe rwose kaba afite munezero mwinshi cyane munsi nibwo turi buze kumenya what happened mushumba nawe kuva yoboye hano umudugudu nawe akaba hari ushize ngira ngo murabizi ko nababwiraga yuko ari umuntu umwe abakristo hano Kampala biyumviriramo njya mbivuga munsi bari babazaniye bita papa Obede baravuze bati reka Yesu ashimwe papa Imana ishimwe cyane
ushize nahuye n'abasaza benshi cyane usengero kirara hepfo ndetse mubasha kuduha amakuru nubwo mutayatanze neza kuko mwari mufite igihunga sinzi ariko uyu munsi wa none nta gihunga mufite ndumva mushobora no kuvuga wenda n'ibivugwa ku mushumba wanyu bikavaho abantu bakanamenya ko ibintu ari amatiku kuko umuntu ashaka kwicara hariya akavuga ati burya ujya mugabo mureba afite umutwe w'inyoni kandi nta mutwe w'inyoni afite umutwe w'abantu none ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo arebye mikrofone nyine ireba nk'ikimbwa ihaze ariko nta kibazo kuko ni pastor gize amahirwe mbonye umugabo hano uri very smart you are very smart papa you are very smart urashaka kuvuga iki cyangwa se urashaka kubaza iki yes akaba avuga ati nta kintu ufite cyo kuvuga ibyo byose ni ubushake bw'umuntu nanjye ngiye kukubaza urakoze cyane mbaza nk'umunyamakuru uvuze ijambo ngo bavuga ngo dufite imitwe y'inyoni wowe uko ureba hari imitwe y'inyoni ubonye aha ngaha ndavuze nico urakoze cyane yumva ko ari icyo ngicyo abantu baba bakeneye nje abantu navuze ngo umuntu ashobora kuvuga ngo abantu bari hariya bashobora kuba bafite imitwe nk'inyoni nagira ngasanga ari abantu nkuko nagewe umuntu yaramamagara ambwira ngo ADEPR yateguye amasengesho y'iminsi 3 ngo yo gusenga ngo imipaka ntizafunguke ndangije ayo makuru mpamagaye ngo abayobozi bayampeho amakuru afatika ntibayama ndayatangaza nyatangaje nyuma abayumvishije abarya mu matwi urumva ndabwira nti rero ni byiza ko ngera ahangaha nkamenya ikiriho kuko mu gitondo nakire telefone uwo bita Karenzi kuva muri Kibare ntago muzi ariko nakira amakuru yuko yagize muri meeting arahezwa Karenzi kuva muri Kibare sinamuzi mba Karenzi n'uwo cyakoze cyo namuhamagaye reka tumuguhamagarire musaza Karenzi rero nkabangize amahirwe nkaba mubonye mushumba Imana ishimwe cyane Imana nihimbazwe nejerejwe no kukubona uyu munsi wa none nari sanzwe nkuzi ku mafoto ariko noneho turabonanye live kandi Imana nishimwe hanyuma mushumba nabashije kumva amakuru ngira ngo wigeze kwakira telefone y'umuntu ndetse arakubwira ati va mu rusaku tuvugane nije wari uguhamagaye nari nakira amakuru avuga yuko wageze ahangaha mu meeting ijyanye no kumurika ibyangombwa by'itorero baragusohora byaba byabayeho nta byabayeho ibyo mbyumvise nk'inzozi inama nayibayemo yego ndayishoje yego nayitangiyemo ibitekerezo mu buryo bwose bushoboka sinzi uwaba wansohoye kigeze kibaho kirantangaje cyo nanjye ubu ntunguwe n'icyo kintu kubera ko nguhamagara kuri telefone naguhamagaye urambwira uti urashaka nde ntikarenzi atireka muguhe byabayeho ntabwo byabayeho ntabwo ari njye mwavuganye ninde wari ufite telefone yawe sinzi ntabwo navuganye nawe nimero yawe katurebe ntabwo nigeze mvugana nawe nimero yawe twavuganye saa 10 n'iminota 4 zaryari Karenzi Kibare 0788 ndavuga twavuganye kuzihe saha saa 10 n'iminota 4 z'ijoro za nimugoroba uyu munsi ntabwo ari njye wavuganye nawe 0788 39 49 07 hari undi wari uyifite ntabwo nigeze mvugana nawe yes okay wari uyifite rero niwe wambwiye ngo reka akungezeho hanyuma ahita yikuraho bihita biba ngombwa ko ntega ndazamuka ngeze ahangaha none meeting y'uyu munsi nk'uko abantu bari bamaze iminsi bategereje ibyangombwa by'itorero wabwira iki abantu bari bafite ikibazo cy'uko itorero ririmo gushaka ibyangombwa tukaba tuvuga ko uyu munsi mu gihe tutaravugana n'ubuyobozi ngo tubwire ko bwamaze kwamurikira ibyangombwa umunezero mufite nkamwe sinzi impamvu abantu baba bafite ikibazo cy'uko nta byangombwa by'itorero dufite uko biri kose uzi ko itorero NGO yari yanditse ibarwa yo kurikinga umwaka ushize mu kwezi kwa 8 ariko ndagira ngo waba warabonye indi baruwa yanditswe mu kwezi kwa 12 muri uno mwaka turimo yo gukingura mu kwezi kwa 12 y'umwaka w'inyuma
yo gukingura itorero ngo rigaruke rikore. Yego narayibonye. Niba warayibonye kugira ngo tugere kuri iyo process nuko hari ibyangombwa byibanze twari tumaze kubona, government ikatwemera, NGO ikatwemera, bakaduhereza uburenganzira bwo kugaruka gukora. Kuba rero abantu bafite impungenge ngo nta byangombwa bihari, ibyangombwa byibanze turabifite, kandi iki cyangombwa kitaraboneka ni kimwe nacyo nibiyo warwo warayisomye wabonye ko abayanditse bavuga ko nacyo biteguye kukiduhereza. License niyo tutarabona. Bivuga ngo mufite icyizere cyo ko license muzayibona? Turagifite 100% kuko ibyangombwa byo kuduhesha license turabifite. Ushingiraho uvuga yuko atari ibyangombwa bigomba kubahesha license? Ushingiraho uvuga yuko icyizere 100% mu gifite cy'uko license ejo mwayibona? We ntumbeshere, ukunda kuvuga amakuru atariyo. Uva wa munyamakuru we, njye uvugana nawe, nje ndi umusaza urambona n'imyaka mfite urambona cyane, ntumvugira ubureme. Oya ntabwo nshaka kuntangariza amakuru. Nanjye nari nkubwiye, nari nkubwiye ni icyizere. Numva neza icyizere, numva neza icyizere kirava he? Ndakiguha. Numva neza. Njyewe sinkubwira ngo ejo license turayibona, sinjuyitanga. Yego hano mfite ibaruwa ivuga ngo stopping of interrupted our ministries, National Bureau for NGO Ministry of Internal Affairs, itariki 11 z'ukwa 2022. Iyo baruwa ufite icyizere cy'uko iyo baruwa nituyifite? Yes, ni ukuvuga ngo iri received. Iri received yarisivinzwe ku itariki ngiye z'uku kwezi. Yanditswe nande? Ubwo no kuvuga ngo ayo ni amakuru, waravuga ngo mvuga amakuru y'ibihuha. Ntabwo mvuga amakuru y'ibihuha, mbashaka kugira ngo tugende mu murongo, kubera ko namwe hari ibyo muba muriho mukingakinga je bayinyoherereje, kandi narababwiye bayikohereza nkande buretse je nk'umunyamakuru. Hanyuma buretse ubwo bivuga ko itorero riba ritarabona bene ri. Hanyuma iyi baruwa nayo, iyi nayo ya URSB yo kwitaba ku itariki 22 irahamagaza directors and members b'itorero ADEPR ku itariki yanditswe ku itariki 11 z'ukwa mbere, bagomba kwitaba ku itariki 22 z'ukwa kabiri. Irahamagaza aba directors b'itorero rya ADEPR n'abamembe baba bayibabwiyeho nta kiyobarwa tubizeho. Rero nk'uko mbabwira je nk'umunyamakuru wa Divine Family TV, mbashaka kugira ngo amakuru ajya amakuru. Uyu munsi wa none twari twiteze yuko hari buze kwakirwa license. Right now muravuga muti muracyafite icyizere nk'abaki? Ninde wabatumiye ko uyu munsi haraboneka license? Ku cyumweru twari ahangaha, mwebwe ndumva mutari muhari, twari mu rukungane rwabereye ahangaha. Bavuze yuko ibyangombwa bitaraboneka ariko bizaboneka ku itariki 15. Uyu munsi rero niyo mpamvu twaje, kandi nyango wabonye ko nta muntu waduteye amabuye kuko barabizi ko turi abanyamakuru. Kuba baba barabivuze gutyo sibo batanga license, ariko icyizere cyo kubona license turagifite. Hanyuma kimwe cyo reka ngusobanurire, kimwe cyo hari ibaruwa zijya zisohoka zitaciye mu nzira yazo, zitari iz'ukuri. Niyo barunyereka sinayemera ko ari y'ukuri. We kutayemera ko ari y'ukuri, buri muntu wese agira position ahagararaho. Nanjye shobora no kuba nyifite uko nguku, nta cyizere kinyemeza ko ari y'ukuri, ariko je nakubajije ngo ni cye cyizere ufite, niba hashobora kuba hajemo ako gatotsi kuko hari umuntu wahagaritse ibyo bintu. Kare uwo muntu niba yabihagaritse, si ubwa mbere twaregwa cyangwa twahamagazwa mu rukiko tugatsinda. Ndabona uyu uzayikorana ari wakwanga sinyane nawe ashobora kugira icyo yongeraho. Icyizere cyo dufite ntabwo usanze dufungiranye, ntabwo turi mu gihome. Urabyumva neza? Iyo usa ngo dufite urubanza nangwa hari icyo dutinya, twakabaye tutaja. Uramwitegereje rero, ntabwo dutinya, turi mu murimo w'Imana. Ibiri inyuma y'umurimo w'Imana twe ntabwo tugendana nabyo.